Victor, abandi umuvandimwe wa YvanBuravan. Umuvandimwe we mu nda hanyuma ukamuvugamo. Ndi umuvandimwe mu mpande zombi. Papa we haba kuri kote ya mama wanjye no kuri kote ya papa turahurira. Yego. Byiza cyane. Reka tuhite tujya ku gitaramo cy'uyu munsi. Ubwitabire expectinga ko ushobora kuba wabona abantu bitabiriye bangana muri buno buryo bangana gutya. Ntabwo byantunguye. Nkurikije ukuntu Yvan nari nsanzwe muzi, haba ku bana n'umuntu utarigeze atakaza inshuti. Uretse no kuba wenda yaba ari umustar uzwi, ni umuntu wabereye inshuti abantu bose. Ntekereza ko n'utaragize n'amahirwe yo guhura nawe afite icyo yamukuyeho. Ntabwo byantunguye kuba nubona aha hantu uko habaye hatoya, ariko nizera ko abari biteguye kuba bamuherekeza ni benshi. Hari bamwe ninjira bifore ko igitaramo gitangira nyirizina, hari abantu benshi cyane bari hanze, tente hari huzuye abantu, baravuga bati kuki hatabayeho wenda organisation ko wenda dufate ahantu hanini like wenda nka arena, kubera iki mwahisemo gutegura event hano? Abari bashinzwe organisation ntabwo nari ndimo, ariko nibwira ko batekerezaga ko hano ari hanini bihagije. Ndakeka tente yingiyi ni imwe mu matente dufite, cyangwa se ni hamwe mu hantu hashobora kwakira abantu benshi. Rero ku bijyanye no ko hari abatabashije kwinjira, abandi batabashije kuba bakwitabira nk'uko babyifuza, nabyo ni imwe muri organisation kugira ngo wenda hatabaho umuvundo, niko nabyita. Ugiye kureba abantu bifuza kuba baza muri iki gitaramo, mu by'ukuri nubwo twafata arena ntabwo twabona aho tubashyira, nubwo badutiza stade ntabwo twabona ahantu tubashyira. Ubu ni uburyo navuga bwa hafi umuryango wagerageje kugira ngo abanyarwanda bose babe bahisanga. Tugira amahirwe ko hariho n'ikoranabuhanga, abatabashije kugera hano hariho link yo gukurikirana, ntako tuba tutagize. Sure kabisa. Hanyuma utekereza ko YvanBuravan asigiye iki mu mitwe y'abanyarwanda ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda, icyo kintu kitazigera kibavamo kugeza igihe runaka nabo bazavira kuri no kwisi? Reka wenda bivuge gutya. Yvan yari umwana mutoya, ariko ukuze cyane, navuga mu mitekerereze. Message ya mbere, hari message yampaye muri 2019. Icyo gihe hari hashize iminsi 2 nkoze mariage civil, yari yaje gutaramamo. Ntabwo nari niteguye ko ari buhagere, ko yari yambwiye yari ari muri Angola icyo gihe. Arambwira ati grand frère rwose ntabwo ndi bubashe kuhagera, ntabwo byakunze iby'indege, ariko yagira ngo antungure aze kuhagera. Gahunda yari ayizi, yari yanageze mu Rwanda, ariko uko twandikiranaga kuri WhatsApp ntungurwa no kumubona ko umuntu bari kumwe witwa Alain yari yambwiye ko anafite gahunda yo kujya muri studio. Numva nyine kumubona nta bihari. Icyantunguye kumubona mu bukwe bwanjye byarantunguye, buba bwiza pe kubera we. Hanyuma icyantunguye noneho kirenzeho, ijambo spread love yasohoye mu ndirimbo ejo bundi, yarimbwiye muri 2019. naramushimiye kuko washimira buri muntu mubana cyane, nta nubwo fame
uko abandi bamubona ntabwo ari wo kubibona, ariko nanone wareba urwego yari agezeho, ku bwanjye numvaga bintushije, ndamushimira ariko nkashimira nk'ushimira Petit Frere. Arambwira ati rega urabizi uri grand frere nubaha, kandi ikindi kandi amateka ufitanye na madamu wawe, indirimbo naba nkora nta kintu zaba zimaze, ndamutse ntatashye ubukwe bwawe. Ibyo numva biranshimisha, ariko ikintu yongeyeho nicyo cyankoze ku mutima kugeza na n'ubu. Yarambwiye ngo ko nari nkomeje mubwira, ndamubwira nti man, uzakomeze uburyo wicisha bugufi, ahantu ugeze urwego uriho n'ukuntu duhora tukubona uri wa wundi Yvan, wa wundi n'umuntu utarigeze atakaza inshuti, utarigeze ahinduka. Kwa kundi uvuga ngo umuntu yabaye umustar, kumugeraho biransaba iki? Ntabwo bigeze bihinduka. Yambwiye ijambo, arambwira ati rero reka nkubwire, ati burya impamba y'urugendo ntizakwibagize intego yarwo. Yabinyandikiye kuri chat, numva kankozeho. Ahita yongeraho aravuga ati bro, always spread love. Mpita muhamagara, ndamubwira nti mbabarira, iki kinyarwanda ndashaka ukinsobanurira neza, sintware jyewe uko mbitekereza, ndashaka kumenya impamvu uvuze ibi bintu. Arambwira ati jyewe, ati ndabizi neza ko hari abantu bifuza kuba bangeraho bikabagora kubera ngo ndi umustar cyangwa iki, ati ariko aho ngeze ubu ngubu ni ukubera abafana. Fame, ubutunzi, ibintu byose dufite ubu ngubu ni impamba. Ati ntabwo nagiye mu muziki kugira ngo nzamamare, nagiye mu muziki kuko nari mfite icyo nashakaga gutanga, nari mfite message nashakaga gutanga. Message nta yindi. Iyo weretse urukundo umuntu uri hejuru yawe, ntabwo abibona kuko aba yibwira ko hari icyo umushakaho. Atari ko iyo hari ahantu umaze kugera, uwo wakwereka urukundo wese arabyumva, anumva ko rugihari, cyane cyane yari hasi. Ati bisimbi kubwire ko mvuga ko nishyize hejuru, ariko iby'abafana bampaye, iby'abanyarwanda bampaye, iby'umuryango wampaye ni impamba yo kugira ngo nzabashe kuba navuga icyo nzavuga. Uwo nzegera wese mwereka urukundo, ntazumve ko hari icyo mushakaho, ahubwo azumve ko urukundo ruhari. Sorry ko amagambo akomeye cyane, komera cyane. Ntabwo biba byoroshye ko uko mbitekereje, iyo umuntu agihari ntabwo byinshi ntabwo byumva ngo ubiha agaciro, ariko nyumva iyo ndirimbo njye nibwiraga ko ashobora kuba yari yanditse kera akayibika. Arambwira atoya, ntabwo yanditse kera, ahubwo yahoraga afite ibintu byinshi, turiya ni nk'utuntu dukeya yasampurije, ariko you know it's a big message, a huge. Ukomeza cyane. I know very well, niba ijuru koko ribaho, he deserve it. Yeah. Biragoye. Reka wenda dukomeze tumusabire aho ari, Imana ikomeze mushyira hera. Hanyuma ubona ari ikihe kintu wenda wagiraho inama, cyangwa se ubona ari yihe example nziza n'abandi ba artists uyu munsi bakwigira kuri YvanBuravan kugira ngo nabo bazasige legacy mwasize, cyangwa se bazasige iki kintu adusigiye kuri uyu munsi wa none? Ni iki wababwira? Icyo navuga icya mbere ni icyo ngicyo yavuze. Impamba y'urugendo ntizigere yibagiza umuntu na rimwe intego ye.
keretse niba hari uwigeze ajya mu buhanzi ashaka fame gusa, ubu ngubu yaba yarageze already. Hari abahanzi bamwe na bamwe sinzi impamvu bashobora kuba babikora, usanga yabaye amaze kuba umustar, aho yagendaga agatangira kwihisha, agatangira ukabona nyine ateye ipfunwe no kugenda mu bantu bamusuhuza bagira iki. Yvan yashoboraga kuza, afite mukuru witwa Thierry ukorera hano mu isoko rya Nyarugenge, ariko yashobora kuba yaparika imodoka akayiparika nko kwa Makuza muri parikingi, akimanukira n'amaguru akigendera, akagenda akinjira, abo bahuye nyine ikintu kigenda ubusitaye wabonaga ko muri we ntago kimukoraho, ariko usuko atari umustar, we know, turabizi twese. Rero jewe inama nagira, haba umustar yaba umunyarwanda wese unyumva, umuntu uwo ari we wese, imirimo yacu iravuga, kandi kwicisha bugufi ntabwo ari twe tubikora, ahubwo uwibwira kuri hejuru tujye tureka aba ari we ugira uko adufata. Buriya hari igihe umuntu avuga ngo jyewe nicishije bugufi, ukibaza se wicishije bugufi uwivanahe, wari uri he kwanza? So abakuzi nibo bagomba kumenya kuri hejuru, ntabwo ari wowe ugomba kubimenya kuri hejuru. Wowe uri umuntu uva amaraso kimwe n'undi, abakugaragiye bitewe n'ibyo wabamariye, apana kugutinya gusa cyangwa kukubaha gusa, icyo ubamarira aba aricyo kizasiga umugani, apana wowe ubwawe aba ariwo uzasiga umugani, icyo uzamarira isi aba aricyo kizasiga umugani. Yvan turabibona twese, ni umwana w'imyaka 27 ubwanjye, ntabwo nzi ko tuzagira amahirwe, ariko hari ibibazo byinshi numva nta buzima. 27 ariko ibintu asize, none mpita ntekereza iyo agira amahirwe yo kugera muri 60, 70, hari impamvu, hari impamvu. Tugushimire cyane, tunakomeza kandi kubihanganisha nk'umuryango ufukana na YvanBuravan ndetse n'abandi bose mukunda muri rusange. Tugushimire kumwe nawe, murakoze cyane. Murakoze, nanjye ndi umukunzi w'ibihangano bya Buravan, nkaba narababajwe n'urupfu rwe. Mu by'ukuri n'uyu munsi ni ibintu ntariyumvisha ko byabaye, kubera ko ntabwo byoroshye no kubyakira. Nari umufana we, nkunda indirimbo ze, gusa urupfu rwe mbere y'uko ruba, arwaye mu gihe cyo kurwara, njye nari maze igihe nakoresha social media, aho nyifunguriye mbona abantu benshi bapostinze Imana igukize, Imana igukize, mpita ko mpamagara abashuti banjye akirwaye, ndamuhamagara umushuti wanjye nti ese bimeze bite ko mbona abantu benshi bapostinze Buravan, byagenze bite? Arambwira ati ararwaye, aranarembye. Bigera naho na Igor Mabano, kuko mfite contact ze tukunda kuvugana, nawe naramubaje icyo gihe yari yampostinze, arambwira ati ararwaye, ubu ngubu bamujyanye mu Buhindi. Mva kuva nk'ibimenye natangiye kumusengera, ndavuga Mana ndakwinginze sinzigere numva inkuru mbi nyine nkuko hari amakuru yari yatambutse avuga ko yitabye Imana. Ndasenga pe. So ku munsi rero w'urupfu rwe ntabwo iyo nkuru, dore ko twamenye ko yitabye Imana hari tariki 17, iyo nkuru yagusanze hehe? Ese kugira ngo byizere, kuko byagusabye umwanya ungana iki muri rusange? Iyo nkuru
ngiye kuyimenya nayimenye mu gitondo cya kare, nari ndi muri dushe ngarutse hari abashuti banjye twari turi kumwe tujyanye mu mahugurwa, twari twararanye muri chambre, mbona barimo kubivuga ngo Buravan birangiye yapfuye. Nabaye shocked uwo mwanya, birananira no kuvuga, birananira pe. Noneho ndavuga no ntago ari byo ndavuga reka mpite mfungura social media, ibyo ntimurimo kuvuga ntago mpita njya kuri status y'umushuti wanjye nyine wari we wampaga amakuru, nakora muri showbiz y'u Rwanda, nsanga nibyo. Mbona na Igor yampostinze, mbona nyine nicyo kintu kirimo gucika, ndavuga bya bintu nibyo. Narababaye umutima wanjye kugeza n'uyu munsi, nyine ni ibintu narakira. Buravan yari umuhanzi mwiza, yari akiri umwana mutoya, actually twanganaga. Ni ukuri ntabwo nshobora kukubwira ububabare mfite mu mutima ko buri uko mbonye n'ifoto ye amarira ajenga mu maso, ni ibintu nyine ntarakira n'umunsi ko yapfuye. Dukomeze cyane cyane. Niyihe ndirimbo yo waba warakunze cyane? Ni indirimbo yitwa Inkuru. Indirimbo nakundaga, noneho hari ukuntu abantu batajya bamenya nyine b'inshuti zanjye bazi ku buryo nkunda umuziki no mu rugo cyane. Nakoraga playlist, noneho haba ngeze nko mu rugo ugasanga ndashaka gucuranga uyu muhanzi, ariko Buravan yabaga nari mfite playlist ye nkazishyiramo nkazumva yiri nkumva ni umuziki mwiza, atanga message nziza. Noneho harimo byageraho kuri gakondo, ndabikunda byahatari, sinzi uko nabikubwira nyine. Noneho ubu ngubu ndimo ndirinda n'ikintu kiri butume nkomeza kumwumva, ko ndakumaza ndi shocked ku buryo bimwe byananyiciye akazi, ntabakubeshye pe. Ndabitekerezaho nkumva ibyo nakoraga ntabwo nakomeza kubikora. Katugushimira cyane. Murakoze cyane Buravan, Imana imwakire kandi tuzakomeza kumukunda. Murakoze. Sinamujya kure rukundo no kugeza ku gusaza.